abakurikiye pampe utoje kuganira ku bintu byanyu mukunda cyane. Makuru ni meza mbona. Museja nifunze. Imvura yatsinze mu ntara. Yanagiye mu cyaro wakintu. Yanagiye kubagara. None wasubiye mu cyaro? Asubira rege Kigali biri kuducanga amana. Kigali mu Uburyo ne nambaye amakote z'imvura ni. Ne nambaye amakote byataye. None ndaje mwana. Nagiye kora ko ari ikintu nazari icyuzi. Imvura ngo yaguha amafaranga arerembo. Wagiye kuyareba? Nagiye kuyareba sha. Wayazanye? Ntago nareka kuyasana. Ko na nyine nzibambara yasaze. Ndamukubita mwisamaki kimwe abacecetse. Ndimukubisa mwisamaki kimwe abazi kono kavukira burya nazo zikunda noza ko. Zikunda iby'ubuntu. Nazizanye. Imvura yaguye ubundi. Abana dufite ibyuzi. Byamafi. Ararereba. Nuko yoza iki? Gukira mu rucunduru yo ikira hejuru. Ufite icyuzi? Nakigiraze. Cyuzi. Ese randoka wanagifite, ndagifite. Nagifite. Kiba mama. Amamo. Cyuzi ndagifite none naki no maze iminsi. Bo bantu bari barambuye ariko baza. Nagarutse noneho nkasi. Babaza icyamaza nese. Kandi umaratangiye kubageza ku mafi mfite. Mfite ibyuzi mfite cya cyetu. Umubyiza natangiye kubiza. Nese uko daherukana nigeze mvuga ko mfite amafi. Oya. Ya tarera. Uko bari marera. Ari marera sha. Akino ndeka kitera. Ni cyose cyara mungari kirere cyakikana. Burya amafi ni amafi kintu bisaba. Sabana urukundo wakiza. Amafi n'uruku byatari barako yihora mu mazi gusa ibikiri gitungwa n'amazi cyane ikiri gitungwa n'amazi gusa ari ibintu bitungwa n'amazi n'ibintu bike cyane nabo nabizi bizi yose gege ntago mbizi ntago bizi ariko cyane hari ubwo bavuga ngo ibintu bitungwa n'amazi keshi nk'abagabo keshi ndetse by'abagabo byikundira amazi ariko Buriya nabyo bikunda byatari. Ntabwo uriya cyaturana. Reka. Kitema amazi n'ibishoboka. Oya. Etwa tuyabiki. Muri iki gihe. Turi biyaga. Muri biyaga? Turi biyaga by'abagabo. Ibiyaga by'abagabo. Yatari. Aje kuragasanga nta kivuturanya na. Yakubwiye ati burya nakubona kugera nkajyangura umuntu muzima. Bakahitagira gute? Twanyira hafi y'amazi. Iyo udafite icyuzi oya bakiri nta muntu ushobora kurya iyo harya guteze amaye kubizi kwifuba mu mazi hameramo dodo si hameramo inturusu turavuga mu mazi nyine mu kivu cyangwa mu nyanja n'iki n'iki iyo harimo ibiribwa nyine ahandi wari umeze neza ahandi hose ndashyushye ndashyushye mbona ndashyushye imvura yarasasanye yankoraho kwakinwe wanikoraho sindi ndayikwepa niki se watuzaniye gishya kuri mama wa pampe sakemaze nuko YouTube gishyashya nuko nagize ngo baranyibagirwa ngo nahinje kugira ngo mwongere mbireka batazanyibagirwa uburyo numva mbakeneye mbakumbuye nabashaka ko banyibagirwa nkuko nari nakwibagirwa amore surprise Sejye ubivuga neza newe ni ubindisha kambivuga n'ugase mujye mukora subscribe mama wa amuswara yije ubivuga bose ibintu byose bagira ngo ari njye bivuga wowe uvuga okay bazazi ni ishuri bandika gutya ku kibaho abaswa bajya inyuma kandi mubaswa we na ndumva utari angere mpamvu rero mbavuga nisubiza ndi ntago abanyeshuri bose burya mu ishuri basubiza arabicanga gahita kagira ngo ndashaka kujya kunyara mwara cyangwa sanga byarangiye abakubise bazaza bayikora cyane kandi nanjye buriya rero ari igihe ncanga ndumva kujya kunyara byanze wakintu kanabo napfa ko nago yapfa kwanga ni ukuze umuntu yagaraye urakoze kwihagarara ntabwo muzi amen engeza ngo urakoze ariko utari mukuru
ubwo nari guhita mbona ko bwose wowe uri umuhanga warize urarura no icyo ni sawa none ako kaba ari keza ariko burya no kwagara bigira agaciro iyo utihagazeho baranga ibikumenyera ura n'akana kumenyera ura n'imbwa yatorotse igipanga kumenyera wihagaraho ku buryo ubona cyari mwe kikubaye kivuga turiya muntu ndabona ntaho nampera cyangwa n'iki n'iki none se igihe duherukana ko wambwiye ngo ofisi uzamuha waramuha naramuhaye ahubwo tuvuga ko harimo agahinja sibona ko ndayabaye nini yarabishoboye se byatari mwa n'abagabo bakabeba isa wica yarawishe arabizi cyane aragira abamusuzugura ati oya abantu bavuga ngo ntabyasi ni mubi cyane aratera ntibagarure ararenze wakintu yarankanze ndi ndataka weka baga nta kinyura mukobwa none se buriya n'abandi bifuza se bamurebe ntabwo ese ndabizi nibwo n'igihe atazabakunda nk'uko yankunze buri wese azahamagara mubaza amaye mwese umuntu uzi ko agira umuntu akunda cyane wenda bari ntabwo abakunda nijya akunda simbizi ariko simbabuje simbaciye intege sinangiye gufuha n'abazitigitire biyumvire biriya bintu barya baryamye nta muntu uvuga ngo nawe ngo genda ubikore ngo cyangwa genda baguye ikareka bari umuzigo wa nyirawo ku kantu kaba gakaze mwana ishuri kuri batangiye kubyumva mufisi kangana bya bicumba bya kabimama ko twibye ngo bamuhaye gute yakase nawe buriya ajya abishaka si umugabo se waranabikunda byatara cyane uriya mwana avuye masisa ari byo ahiga yavuye masisa abiga ari kugenda avuga ati hari igihe nzagoho byataka mbitore kamera agacumbagira ko kagenda gutya burya ntabwo bimucikana mwana arabikunda ugiye kumubuza isoko kumubisha isoko n'abantu bamukunda kuko bamwange ntabwo narimubuza kuko birebera abantu ntabwo babibuza undi kandi ntabwo wabyangira umuntu ngo arabikunda ngeze ko mbikunda ko batanyanze kandi ntabwo yavuye ku isoko ntabwo ryavaho mwana ngeze ko batanyanze kandi mbikunda cyane byatari aya ubeshya abantu ibyatari wowe ufite umugabo sigere reka mubwira wa mujama ibintu by'abagabo ugomba kumbwira ahangaha uza kunsengera mayindi zanjye zo mu mutwe nta mugabo mfite uriya mugabo nk'ubisamo ndagwese navuga ko n'umukati yanze gusaba imbabazi nari nzi ko cya gikorwa duherukana nari navuze ngo nasaba imbabazi nzazimuha byaramujabutse arabyihorera kandi aranyihera abakoboyi base buriya ko rumaka utagusema aranyihera abakoboyi wakira cyangwa ari uri mu makosa nta kibazo cyane ariko mubona amakosa ameze ushobora kuba wenda waramuciye nk'inyuma akagufata wenda akabakubwira ntabwo njya nca inyuma nca imbere ari wanjye nta cyanzu kihari nca imbere gutya yashobora kuba yaraguhoye ubusa yarandenganyije mwana yankunda guca imbere ntabwo nca inyuma si buriya ko njye mbona yitonda buriya mbona yitonda uramuzi umuzi yaramubonye ku ifoto ku ifoto nyine ifoto burya bazishyira ahantu hose abantu bitora nk'amafoto burya ntabwo bamenya ko atazaba bari ifoto bonyine n'ifoto ngewe dore mbonye nari ifoto buriya ni icyo wabwira nk'abagabo bakubita abagore buriya n'izihe nama wababwira abagabo bakubita abagore ni amasikwezi n'abana babi ariko uzi gukubita umuntu ugupfumbata mwana agukora ibintu byiza kuri akajya kuva ngo uteye imitwe aguteye inguma aguteye imishoti ati uyu mukobwa wazongera kubishaka burya ariko ko muhe ariko rero hari bose mbabwira niba banankunda cyangwa bazankunda cyangwa babyihorere ariko umugabo ukubita umugore inusi ntabwo afite icyo abura ariko ubundi za ngumi ko wambwiye mu gihe duherukana wambwiye ingumi nyinshi ingumi barazinkubisa zinukaho nagera nkihumuza nkumva ndimo ndahumura ingumi hose cyagukubisa ingumi nka zingana esheshatu zamumuyeho zindi zinukaho kandi zose zifite amazina numvise zose zirafite nzakubwira ubutaha ubu none ntabwo yayambwiye ariko irimo ya mbere zikuriye niyo yindi bita gasikara nyine wayise izindi zihorera uzibitse mwana buriya rero uzibitse dore baba batangiye no kunyandikira abafana kabaye batangiye kunyandikira ngo se
uriya mujama muba muri kumwe ngo mukorana uriya uko tubona ngo azi gukora ikiganiro byata ariko gihe ikintu atangiye kubaza ikintu ndimo ndakubaza jewe mbaza uri mu ndabana bambaza nyine ugiye mbwira inama wagira abagabo bakareka kujya bakubita abagore babo abagabo bakubita abagore nta kigero bagiye bakubita byatuzanye aribyo tuba twaje kureba icyo gihe umukobwa baba bagiye gukubita igice cyo hasi rero twebwe badukubita guhera hejuru ubu igice cyose nicyo abagabo bagomba gukubita cyacu urumva kavuga ati umugabo w'umukobwa ukubera agatangira gukubita ahantu hose kariya kamyo ntibazakongere ndakababujije rwose nubwo nafunguye cano yanjye rwose bakubitana ntibazirirwe bandeba inkoni zaramugisha kandi buriya iyo umugabo akubise umugore na bya bintu byo hasi nyine birangaye bigira ubwoba utakajya oya butabikwatsa uravuga ati reka nta n'ikintu nabyo utazabikubita nta kintu gifite rwose nta kirimo kavuga uti mwana kabaye rero abafana banjye rwose ndabakunze cyane ndabanezerewe kubera kurikirana mu mapape ku kiganiro afite iki ni icyanjye ntabwo ari icyanyu si icya Manuel si icya Karisiti si icya Ngabo ni icyanjye mama w'abapape ntihazagire ndavuga ngo ukwitirira unyitiranye akundi yayikura he mwana ko njye mbona bakwiyitirira cyane nta kibazo ubwo wenda n'abavukanye ibimera nkanjye bihorera ubwo rero nkaba nsezeye ku bapape banjye kandi kugira ngo bakomeze tuganire zagaruka ubutaha tubane ku isi n'iki